maze iminsi ba warabuze hari abari bazi ko rwakujyanye ariko n'ubundi nduvuyemo. cyakenze bite se damu? Nyine nduvuyemo urupfu. Nawe baragutambye se? Ibintu byo gutambamo ibitambo kugira ngo se abantu benshi kugira ngo ntibabigenderamo. Ariko se damu biriya bintu nibyo koko? Hari abantu bari gutambamo abandi bitambo? Biriya by'uyu muvandimwe akenshi ari n'abambwiye ngo byakugizeho ingaruka bitewe n'ikibazo nanjye uwo munsi mwishingurwa nahise mpura nacyo. Uzaguze umuntu kukubwira ngo runaka ngo yatanzwemo igitambo, urumva byanga bikunze abafite nusiyo. Umunsi Pastor Theogene twagiye kumushingura, yego uwo munsi nanjye naraye ngiye mu bitaro. Naraye mvuye gushingura Pastor Theogene, iryo joro nanjye naraye ngiye mu bitaro. Umunsi navuye Rusororo, iryo joro nanjye naraye ngiye mu bitaro. Byari bigenze gute? Ko nageze munaboneze ko navuyeyo nanjye ndi muzima. Reka mbabwize ubutabazi bw'Imana kugira ngo buze. Hari ikigomba gupfa kugira ngo ubutabazi bwabubone. Ko baneye urushinge nkajya muri ko. Wakibaza impamvu nagiye muri ko. Nkakonja bakanira za serumu umugore akarira, nanjye ubwo ndaho ngaho kumva Imana iranjanye igiye kuma message ngomba kuzanira abantu, ngomba gutambutsa. Yambwiye ibintu byinshi, hari ibyo navuga hari n'ibyo navuga. Ntago ari Theogene gusa, ntago ari izina Pastor Theogene ugiye gusa, hari undi mu pasiteri nawe uhari uzagira gute uzataha, kandi azataha ari Imana imucyuye. Ibintu byo kwizamura, byo kwiyemera, byo kuvuga ngo nteye neza, ngo narize mfite amafaranga, kuko ibyo byose urabisiga bikaribwa n'abatarayuhira. Imana irambwira ngo hari abantu benshi Imana yanyeretse. Imana ije kubonana nawe, ntabwo ari iterabwoba ndi bugucireho, ntabwo ari iterabwoba ndi bugucireho. Imana yarambwiye ngo genda utangaze amakuru. Umuntu wese uzi neza reka ntangira ngusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana. Wowe ugarutse kubana natwe habwa umugisha n'Imana, kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kubo uri wowe. Kuri wowe ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere, reka nkubwire ngo amahoro, nguhe nikaze na karibu, ugubwe neza hano ku ISEZERANO TV. Kuri wowe utameze neza, reka nkubwire ngo komera, Uwiteka ni muzima, ashobora byose, nta kintu kimunanira. Turagarutse rero, tugenda tuganira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi nk'uko mubibona imbere ya kamera, turi kumwe n'umugabo w'Imana yitwa Damuru, cyangwa abandi bakamwita mukwepa rupfu. Amahoro. Turashima Imana. Maze iminsi ba warabuze hari abari bazi ko rwakujyanye ariko n'ubundi nduvuyemo. Ubundi uruvuyemo? Yego. Ubundi nduvuyemo rwose. Cyakenze bite se damu? Nyine nduvuyemo urupfu. Nawe baragutambye se? Aba Yesu ariko burya barashinganye. Yego. Aba Yesu barashinganye, ariko ibintu byo gutambamo ibitambo kugira ngo se abantu benshi kugira ngo ntibabigenderamo. Ariko se damu biriya bintu nibyo koko? Hari abantu bari gutambamo abandi bitambo? Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye, biriya bintu bibaho. None se abapfumu se nibatamba abantu ibitambo? None se ku buryo pasiteri yihandagaza akavuga ngo bamutanzemo igitambo? Hari pasiteri we ubwe wabivuze se? Bon, njye nzavuga ibyo nahagazeho. Ariko mu bintu maranyemo iminsi cyangwa se mu burwayi narwaye, hari ibyo nabwiwe n'Imana. Yego. Ariko ibintu byo gutambamo abantu ibitambo bibaho. None kuki usengera umuntu Imana ikaguhishurira se kari kuzimu agakoreshwa n'abadayimoni? Noneho hari n'igihe ikikwereka ko uyu muntu aba yaratanzwemo igitambo, hari igihe urota uri gusambana n'umugore. Noneho
hari n'abandi batwara inda z'abadayimoni bajya kubyara bakabyara icyuka. Abo bana akenshi baba baratanzwemo ibitambo. Hari n'igihe bagutambamo igitambo wowe ukajya ubyara upfusha, ukajya ubyara upfusha, umwana wa mbere agapfa, umwana wa kabiri agapfa. Baba barasinyanye n'imbaraga z'ikuzimu bakavuga ati twebwe uyu muryango runaka umwana wanjye wa nyuma azajya byarapfusha. Abandi bagatambamo ibitambo ugasanga abyaye umwana wa mbere ayisaba debile. Kubera iki? Bitewe n'ubuzima ashaka we kujyamo. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bahura n'ibibazo ngo batanzwemo ibitambo, bandi ngo bagiye kuzimu, bandi ngo bishwe na za gisida. Ubusereka nkubaze, nigeze gukora ikiganiro hashize igihe, nigeze kuvuga ngo ushobora kugura imodoka, yego imodoka zawe runaka, ukavuga ati ngewe izi modoka ndazigura nzishyire mu muhanda zikore. Noneho ba bantu babandi bazikoze bakaba barasinyanye na Satani ko izi modoka tuzajya dukora buri mwaka zizajya zica abantu. Noneho ukagura imodoka uzi neza ko zigiye kwinjiriza, ahubwo zikaguhombya. Kubera iki? Ariko iyo umaze kumenya neza ko iki kintu gihari, niyo mpamvu ubona abantu benshi basenga bakikuzaho imivumo. Ugasanga abantu benshi bikuzeho umwuka w'inyatsi. Uturuka heza, uturuka ku badayimoni. Turuka ku badayimoni. Tumaze iminsi ugasanga umuntu uri gukorera umuntu deliverance. None se impamvu se babakubwira ati nimuze tubakoreye deliverance ni iki se? Baba bashaka kugira ngo babashe kubohora cyangwa se kubohoza ubugingo bwawe. Kandi uzacunga umuntu ukora deliverance, nawe yadasenze burya agirirwaho ingaruka. Kubera abari kurwana n'imbaraga z'umwijima. Erega twebwe abantu basenga ntabwo turwana n'abantu bafite inyama n'amaraso. Twebwe turwana n'imyuka yo mu kirere. Rero iyo utabaye maso, akenshi uzacunga umuntu uri gusengera umudayimoni w'inzara. Iyo udasenze nawe inzara igera iwawe. Mubashye uko niko kuri. Niwirukanamo, urabona abantu birukana bahangana n'imyuka y'abarangi. Akenshi iyo udasenze wa mwuka ukutegera iwawe mu nzira, ugasanga reka mbabwize ukuri, mu bakozi b'Imana bari mu mwuka w'Imana bafite ingo, iyo badasenze ingo zirasenyuka. Kubera iki? Imbaraga barwana ntago zishimira ibikorwa byabo. Kuko iyo ufite imbaraga z'Imana usenya Satani, kandi Satani ntago akwishimira. Ni nayo mpamvu Imana yavuze ngo wasi we ugushije ishyano. Imana yarareba igasanga abana bayo bazahura n'imbogamizi za hato na hato na hato. Ibintu byo gutambamo ibitambo bibaho, nshuti y'umusaraba. Cyane rwose. None se buriya tumaze iminsi umuvandimwe Theogene, yego, nzahuke kiragurya agwa mu mpanuka, ngo bavuga ngo yatanzwemo ibitambo. Bo gusa biriya by'uyu muvandimwe akenshi ari n'abambwiye ngo byakugizeho ingaruka bitewe n'ikibazo nanjye uwo munsi mu ishyingurwa nahise mpura nacyo. Urupfu ntawe ruteguza. Yavuye mu rugo agiye kuzana abashyitsi, ariko nkeka ko uru rupfu yari aruzi, kuko yari afite ubuhanuzi, kandi Imana ihamagara uko ishaka, Imana ikajyana umuntu wayo uko ishaka. Urumva ashobora no guhagarara ku ruhimba agapfa, akahita bavuga ngo ni dayimoni, ngo yari umunyabyaha. Abantu bavuga iyo bashaka. Rero abantu ntago babuza kuvuga. Bavuga ngo yatanzwemo igitambo, apfa kuba yaragiye mu ijuru. Yego. Icyakoza mu bantu bavuze ko yatanzwemo igitambo bazaze batubwire nimba barabonanye. Buri umuntu ujya kuvuga ngo runaka yatanzwemo igitambo ujye umwitondera. Ujye umwitondera kuko ntago abazi ukuntu batambamo abantu ibitambo.
uriya nawe yagutamba none urabuze uko uyu muntu kukubwira ngo runaka ngo yatanzwemo igitambo urumva byanga bikunze abafite nosiyo y'icyo kintu. Buriya abantu bakunze guterekera n'abantu b'abarozi cyangwa se b'abapfumu, ibyo bintu bashobora kukubwiza ukuri kwabyo, ariko nkatwe dusenga duhishurirwa ibizaba, tugahishurirwa ibigiye kuba, tugahishurirwa n'ibiri bubi. Ni ibintu bitatu uhishurirwa. So rero Pastor Theogene gutaha yaratashe kandi yarahamagawe n'Imana iramucyura. Imana ihamagara uko ishaka, ntago navuga ngo yatanzwemo igitambo kuko ntabwo nabihamya nabimenyetso. Ariko nanone icyitonderwa izi mpano duhabwa buriya, izi mpano duhabwa, yego izi mpano duhabwa akenshi hari igihe ziba zifite ikibazo. Izi mpano duhabwa hari igihe ziba zifiteho ikibazo. Ugushatse kuvuga ngo iki? Nshatse kuvuga ko hari igihe ushobora guhabwa impano, iyo mpano wambaye n'ibyo wari ufite byose ukabibura. None se ugushaka kuvuga nawe kunga muri bamwe bavuga ngo yatambiwe mu ikote? Oya, ngewe niheraho urugero, kuko ngewe hari umuntu twahuriye Nyabugogo angurira ishati. Oya, yarambwiye ngo ngwino nguhe ishati, nagukuriye Kampala, ndagenda ndayifata. Ishati y'umukara nari mfite, nayambaye umunsi umwe ariko nkajya ndara nishimagura. Noneho Imana iza icyo gihe bwari buke ndi mu materaniro, ndi bujye mu materaniro, Imana ihita ivuga ngo iyo shati mbare gatatu ntayibona muri uru rugo. Ishati y'umukara ngewe nakundaga kwambarana n'ikote rya giri. Kandi koko kandi buri hari ibintu Imana ikubwira nawe ukayita ubyumva cyane bitewe n'impamvu runaka. Rero abantu batanga impano hari igihe batanga impano ziroze. Nose nta bageni se basarira mu bukwe? Nta rugo ugeramo ako kanya bafungura amakado, umugore akazinga utwenda agasubira iwabo bitewe n'iki baba bategeye mu makado. Kuko urumva hari abagiye bavuga ngo ikote yahawe, nabo ni abanyamagambo, niba abandi bavuga baca umugani mu Kinyarwanda ngo imfuni ngo igize gute nawe insina ngufi ngo nawe utayicaho urukoma. Nanone ngo ibintu reka tujye tubyihorera. Ngo impano yagiye yakira rwose, ntabwo biriya bintu ari byo, kuko nta makuru yabyo mfite. Icyakoze Imana ibimishurire naza nkabivuga, ariko nabwo sinaza ngo mbivuge. Ntabwo nahita mbwira abantu ngo nimusenge kuko twajwemo, usibye ko gusa abantu nibasenge. Dore n'inshuti yawe barayitambye, Juste baramutambye. Oya, ntago navuga ko ari ibitambo batambye, kandi we nyir'izina yarivugiye ko bamutambye. Nyine nanjye nakubwiye ngo umuntu navuga ngo baramutambye. Gusa reka nkubwire, Satani arimo arakora kandi ku mugaragaro. Dore impamvu ndi kukubwira ko ari gukora ku mugaragaro. Umunsi Pastor Theogene twagiye kumushyingura, yego uwo munsi nanjye naraye ngiye mu bitaro. Naraye mvuye gushyingura Pastor Theogene, iryo joro nanjye naraye ngiye mu bitaro. Umunsi navuye Rusororo, iryo joro nanjye naraye ngiye mu bitaro. Byari bigenze gute? Ko nageze munaboneze ko navuyeyo nanjye ndi muzima. Ariko ngeze mu rugo ndibuka neza warampamagaye ndakubwira ngo meze nabi ndarwaye. Numvaga ururimi rutava mu kanwa. Birangira umugore agize ubwo baravuga ati uyu muntu atamfana ahangaha. Banjyana kwa muganga, bangejeje kwa muganga banteye urushinge, umubiri wanjye ukajya ugenda ukonje, umubiri wanjye ugenda ukonje, umubiri wanjye ugenda ukonje. Birangira nanjye meze nk'umuntu wapfuye. Birangira gutyo? Birangira gutyo.
ako kanya bita banira serumenye mwisa imwe zari zimaze gushira siko nawe bari bagutambye serumo enye Imana yari imaze iminsi mbwira ngo mwana wanjye nkurinze gutambamo ibitambo rero mutagira ngo ibi bintu byo bitangamo ibitambo utagira nk'ibitambamo ibitambo wagira ngo ni ibintu bigeze gute ni ibintu abantu bapfa kuvuga byanga bikunze biba bihari ahubwo ababikora ntago tuba tubazi none buri izina niryo muntu mukwepa rupfu shaje byihorera ngiye maze kurusimbuka inshuro enye kandi zibazwa inshuro enye urukwepa none se nyine uhera he uhakana ko Justin watatanzwemo ibitambo ngewe mvuga ibyanjye kuko ibya Justin ntago mbizi kuko we yarivugiye ati ajya kubivuga sinari mbizi sinari nahari agiye ndavuga ibyanjye kubera ko buriya umuntu avuga ibye ku giti cye ndavuga iby'ubuzima bwanjye kuko ubu ngubu ubu tuvugana nagize gutya neza numva ngarutse cyangwa se ngaruye umuntu wa kane rwaherukaga kubona umbona ku bitangazamakuru ntago nakubonaga none ibaze nyine nawe impamvu mushuti wawe none se ubu ngubu uramusengera yahe nanjye reka mbanze nisengera ko mushuti wawe Ezekiel Sarongo agiye kumuniga nakoze ikiganiro ku gakiza ndi kuvuga ngo Ezekiel asenge kuko ibihiga Ezekiel naho bijya naho biri bitewe n'iki erega ibyo tuvuga harimo ababikunda hakabamo n'ababyanga rero nimba Ezekiel yaratatse uyu muvandimwe Sarongo nawe akavuga ati nyamara ati nanjye ndaje nkwereke ako kantu k'ubuvandimwe ushyizeho kari hatari none se twese ntabwo turi abavandimwe twese turi abavandimwe muri Kristo Yesu hanyuma Ezekiel asenge kuko amazi ntabwo akiri yayandi kandi n'uyu mugabo Sarongo nimba uzi ko uri umuntu w'umugabo kandi ufite izina ryawe nyine ryitwa Sarongo ukaba ufite ubuzima bwawe wowe ubwawe wiciriyemo wagenzemo ni gute ushobora kuvuga ngo ngiye guhangana na Ezekiel gute nimba warubatse ibintu byawe byubaka ikomeza ubyubaka none se ukeka ko reka nkubwire yego iyi social media harimo abayizaho bashaka kugira ngo bamenyekane amazina y'abakomeri yego ariko se nimba uzi kuri Sarongo ukaba uvuga ngo ngende umuvuzi wa kinyarwanda wakoze ubuvuzi bwa kinyarwanda ibintu by'iyobokamana ukabireka Ezekiel nawe akakura iby'iyobokamana bya Sarongo nawe akabireka reka nkubwire ari igihe dushobora kuvuga ngo ushobora kujya kurwanira Imana ishyaka ukayigirira ishyaka ikakureka none reka nguhe urugero igihe kimwe ejo bundi rwose umugabo witwaga Uzi yari ari kumwe n'umugabo witwaga Dawidi mbagiye kuzana isanduku y'Abisiraheli yari yarajyanywe n'Abafilisitiya yego yari yarajyanywe yarabuhojwe hanyuma none biza kurangira iyo sanduku ngo igeze ku mbuga aho ngaho inka itsekiye ngo uzajya guramira isanduku y'isezerano uzahita akindukira aho ngaho aba arapfuye kugira ngo isezerano rya Bidodomu risohore bundi hagombaga gupfa umuntu ni nayo mpamvu maze iminsi mbwira abantu ngo kugira ngo isezerano rya risohore hari ikigomba kuba kugira ngo risohore buno kugira ngo reka mbabwize ubutabazi bw'Imana kugira ngo buze hari ikigomba gupfa kugira ngo ubutabazi bwa buboneke ko baneye urushinge nkajya muri ko wakibaza impamvu nagiye muri ko nkakonja bakanira za serumu umugore akarira nanjye ubwo ndaho ngaho kumva Imana iranjyanye igiye kuma message ngomba kuzanira abantu ngomba gutambutsa yambwiye ibintu byinshi hari ibyo navuga hari n'ibyo navuga noneho rero oya buretse tubanze tubwira abantu kuza kw'Imana gukora kw'Imana Imana irakora iracyakora ahubwo ikora ryari Imana yaje ryari cyangwa se ije gukora iki
abantu bagomba kumenya ko Imana yaje guhemba no guhana. Abantu nibapfa nibureke ntajya abantu badapfa kandi n'ubu bagomba gupfa, hari n'abagiye gupfa. Nyuma ya Theogene hari abandi bagiye, hari n'abarundi ntago ari Theogene gusa, ntago ari izina pasiteri Theogene ugiye gusa, hari undi mupasiteri nawe uhari ugiye kugenda nawe ibi bintu ndeka mbivuge. Hari umupasiteri nawe uzagira gute, uzataha, kandi azataha ari Imana imucyuye. Ibyo bizaba ryari? Umwaka utaha? None se Imana ijya kumbwira ibyo ngibyo ntago yamwe. Umubyeyi yagiye kubituma umwana ntungati genda ujye kwa runaka kumpera amafaranga, uragenda ukamubwira ngo ayo mafaranga papa wanjye yagwaye ryari, cyangwa uragenda ukavuga ati papa yarambwiye ngo mumuhe ya mafaranga. So kugenda uvuga urumva. Rero nimba Imana imbwiye ati mwana wanjye mbwirira abantu basenge, ticyakoza si pastor we pastor Theogene upfuye wenyine, hari n'abandi ba pasiteri bagiye kugira gute ugupfa. Urumva rero natwe rega tuzapfa, n'abadukurikiye nabo bazapfereka. Nta muntu n'umwe uzatura kuri uyu musozi, kandi n'urupfu ruzapfa ryari? Ruzapfa ryari? Nicyo kintu cya nyuma kizapfa nyuma y'ibindi byose, ariko ruzaba rwaratwaye benshi. Kandi uru rupfu ntago rugira umuntu rutinya. Hoya ntawe. Umva, uba ukomeye, uba woroheje, ube warize utarize, ruragutwara. Uba ufite amafaranga. Hari abantu nigeze kubwira, narababwiye ngo kuri ejo bundi ari aho nagiye kubwiriza ku Ruyenzi, ndababwira ngo kuri iyi si deri ikintu gikenewe, yego, kuri iyi si deri ikintu gikenewe ni ukwiyoroshya. Igikenewe cyonyine imbere y'Imana ni ukwiyoroshya ugaca bugufi, kuko iyi si uyigendaho ukomeye bakagukomera amashyi. Abantu bagukomera amashyi nibo bakuvugiriza induru. Urumva iyi si ari neza yayo? Oya ntayo. Iyi si uyigendaho warize ukamara imyaka 5 n'akazi ufite, yego. Hanyuma none dore ikintu gishimishije nuko iyo ugeze muri Kristo Yesu ukaba icyaremwe gishya, akazura kabona, yego. Hanyuma ndababwira ngo muri iyi minsi abantu bose nibagende gakeya kandi biyoroshye. Ibintu byo kwizamura, byo kwiyemera, byo kuvuga ngo nteye neza, ngo narize, mfite amafaranga, kuko ibyo byose urabisiga bikaribwa n'abatarayuhira, bikaribwa n'abatarigize guda babiruhira. Yego. Rero abantu bakeneye gusenga. Ndi muri koma, kuko ngewe kuko navuye reka nsobanura uburyo narwaye. Nagiye gushingura pastor Theogene numva ari ku mubiri wanjye utameze neza. Ndavuga ati ahari wenda ni malariya, ariko Imana ikaba yari imaze iminsi mbwira ngo ni insenge. Urabizi ko n'ubushize nigeze kuza hano ndavuga ngo nari maze iminsi ndi gusenga, ndasenga Imana irambwira ngo mwana wanjye hari icyo ngize gute nkoze, ikindi ndakugose imbere n'inyuma kandi ndakuhagiye. Ni ukuri ko Imana yampamagaye. Nari nyoboye icyumba cy'amasengesho, Imana ikoresha umuntu ubwanjye ntazi, araza aravuga ati Imana yari ikuntumyeho, akora ibyo yari intumye. Imana iranyuhagira arambwira ngo uhereye aya masaha ngushyize mu buzima. Amen. Ngiye gufata inkuru y'urupfu rwa pastor Theogene, birananira. Uko niko kuri, birananira. Nari ndi kumwe n'umugabo umwe ntari buvuga izina, arambwira ati Damu, ati ko ndeba umuntu umeze nk'umuntu warembye bite? Ati reka ntago, ati nyamara urarwaye, ati ngiye ko ndi kukubona urarwaye. Ariko ngiye nkumva ko ndi muzima kuko numvaga mfite imbaraga. Nageze mu rugo saa moya, saa 6 za nijoro nari ndi mu bitaro. Bankubita urushinge mpita ngenderako. Ngarutse nsanga indi kuri serumu ya 4. Hanyuma Imana
yari imaze kuma message ngomba gutambutsa ku bantu bayo. Abasenga musenge kandi abagomba kuba maso mwe maso. Icyambere, Imana yarambwiye ngo ninze ntangaza ya makuru. Musenge kuko igihe turimo nicyo gusenga tukayegera. Imana yarambwiye ngo nimbwire abantu mwegere Imana, uzi ubwenge ayegere. Uzi ubwenge ayegere. Ikindi irangije message imbwira ngo umuntu wese uzi ubwenge niyige gusenga, utazi gusenga niyige gusenga, kuko igihe kiragoye tugiye kwinjiramo, kuko abasenga data mu kuri no mu mwuka bagiye kujya kumugaragara. Bimenyekane ko runaka asenga Imana by'ukuri. Ubu uri umushumba bimenyekane ko ushumbye inama by'ukuri. Ari abantu Imana yo mu ijuru igiye kuzamura mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, ariko n'abantu bayiringiye. Imana irambwira ngo hari abantu benshi Imana yanyeretse, Imana iri kugenda ikiza indwara. Ku bantu basenze Imana hari abantu benshi Imana igiye gukiza indwara. Hanyuma hari uburyo Imana yambwiyemo ngomba gutambutsa message. Imana imbwira ku bantu babasubira nyuma. Umuntu uzi neza ko wari ukijijwe ukabivamo, Imana ije kubonana nawe. Ntabwo ari iterabwoba ndi bugucireho, ntabwo ari iterabwoba ndi bugucireho. Nimba uzi neza ko wari ukijijwe ukabivamo, inkoni y'Imana iraje. Imana yarambwiye ngo genda utangaze amakuru. Umuntu wese uzi neza ko yabaga imbere yanjye, icyambere yari umuririmbyi, yari umuvugabutumwa, yari umuhanuzi, yarangiza akabivamo akagenda, ibyago birakuziye. Imana yarambwiye ngo ije guhamagara kandi cyuye benshi. Mu cyimbo cyawe wowe kora umurimo useta ibirenge, hari umusimbura wawe ugiye kwinjira. Kandi ikindi cya kabiri, abanyabwoba barataje. Umuntu wese uzi ko akorera Imana afite ubwoba, menya ngo ugiye gutaha. Abantu benshi barimo gutaha ni abantu Imana iri kugenda icyura, kuko ibikomeye biri imbere. Ikindi, n'abantu bigize abasesenguzi mu bintu by'Imana mufite ingorane. Mwe mujya gusesengura ibintu ijambo ry'Imana gute? Imana iba yabatumwe ngo musesengura ijambo ry'Imana. Mwigize abasesenguzi mu bintu by'Imana, mwagiye mubanza mugasesengura iby'ingo zanyu. Uza kutubwira se ngo nge ngo runaka ngo uriya ngo runaka uratubwira runaka nyine. Ariko ntago ari iby'Imana iba yakubwiye. Jambo ry'Imana yavuga ngo ibyo urabikora nka kwiyora ukagira ngo manyuna nzabishyira imbere y'amaso yawe ko bigira gute uko bikurikirana. Mureke mbabwize ukuri, hari benshi bagiye kujya ku karubanda. Ku karubanda Imana ishyize ku karubanda. Bya bindi mwari muzi ngo barango nabakozi b'Imana ngo nabatumishi bafite kwera nyine nta kwera bafite bambaye uruhu rw'inama kumbi imbere inama segaryana. Bayobeje benshi. Fasha dusome message Imana yamaye. Amagambo y'Imana dusanga muri Yeremiya ibice 15 gwera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Wumve iki Imana ivugana n'abantu bayo. Abantu basubiye inyuma niba Imana yavuganye nabo. Nta abantu basubiye inyuma babyumve neza. Ibice 15 gwera ku murongo wa mbere. Maze Uwiteka arambwira ati nubwo Mose na Samweli bampagarara imbere, umutima wanjye ntabwo nawerekeza kuri aba bantu. Buretse gato, Bibiliya iravuze ngo nubwo Mose na Aroni bampagarara imbere, umutima wanjye ntabwo uzigera werekeza kuri aba bantu. Icyambere, abasambanyi, abibone, abanyamagambo, abanyamatiko, abagerekera ingo z'abandi kuzindi, abo ngabo
ndeka mbabwize ukuri, akanyu kashobotse, uwihana yihane, nutabishaka abyihorere. Bundi ntabwo Imana nta n'umwanya igifitanye no guta ku mwana w'umuntu, kuko kuza ko yaravuze ngo ndaje nje guhemba no guhana, uwumva yumve n'utumva byihorere rwose. Ariko dore ka mbabwiza ukuri, uwumva abanza kuruguture yumve iby'Imana ishaka kubwira ku bantu bayo. Nanjye mba narapfuye, reka mwubwize ukuri, njyewe ni mu nyongezo. Tukomeze. ubankure mu maso bagende. Ati bankure mu maso bagenda, babasambanye birirwa bavuga ngo Yesu banshimbisha akanwa, kumbi nari ku mutima. Nibakubaza bati turajya he, nibakubaza bati tujye he, turajya hehe, ko mudusohora turajya. nawe uzababwira uti yego, uko ni ku Uwiteka avuze ngo. ninde ubivuze? Uwiteka. Yego. abakwiriye gupfa bapfe. Abagize gute? abakwiriye gupfa. Imana iravuze ngo abakwiriye gupfa bapfe. Imana yarambwiye ngo abantu benshi mwayobye kubera ko mwanze kumva. Imana irambwira ngo dore impfu zirahari, uzi ubwenge asengera ku kwezi kwa 7, ukwa 8, ukwa 9, saa mezi 3. Ukwezi kwa 7 turimo, ukwa 8, ukwa 9. Reka mbabwize, nubona urangije uyu mwaka uzavu mu mwaka wa 2024 hari abantu benshi bazatabarwa. Nurangiza uyu mwaka uzaba uri muri nzayimana. Uko niko kuri. Rero uwumva yumve, n'utumva byihorere. Twakome ngo Imana iravuze ngo gupfa ko ni muzagira gute? abakwiriye gupfa. abakwiriye gupfa ko muzaba bapfe. n'abakwiriye inkota. yego, barimbuzwe inkota. Bibiliya umva ukuntu yavuze. Bibiliya yaravuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko ngo nimwanga mukaguma inkota y'Uwiteka izagira gute? Izaba. Gahunda si ukumvira. kandi abakwiriye inzara bicwe n'inzara. Nyine abakwiriye inzara bagiye kwicwa n'inzara. n'abakwiriye kujyanwa ari imbohe bagenda ari imbohe. Imana yarambwiye aho ngaho, narayisobanuje. Imana irambwira ngo abahanuzi benshi bagiye kujya mu nzu y'imbohe. kandi nzabategekera uburyo bune bwo guhanwa. Aho ngaho ntacyo mvuze. Izabategekera uburyo bune. ni ku Uwiteka avuze. Twakomeje. inkota yo kwica, imbwa zo gutanyagura, ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba, byo kugasha no kurimbura. Yego. kandi nzatuma bateraganwa hirya no hino mu bihugu byose byo mu isi. Yego. mbaho ibyo Manase mwene Hezekiya umwami w'Ubuyuda yakoreye i Yerusalemu byose. Yego. ninde wakugirira imbabazi Yerusalemu we? Nawe. cyangwa ninde wakuborogera? cyangwa ninde wahindukira ngo agusuhuze? Nawe. Uwiteka aravuga ati waranyanze, wasubiye inyuma, nicyo cyatumye nkuramburiraho ukuboko nkakurimbura. ndarambiwe noneho guhora mbagirira imbabazi. Imana iguhe umugisha. Iyo message narayihawe, muri ngewe ndavuga ati n'ubundi reka ngende nyitambutse, kuko ibi ngibi iyo tubivuze bamwe badutera amabuye, ariko dushimye ko Imana ijya ivuga igasohoza. Amen. Hanyuma ku murongo wa 6 dusubiremo uwo murongo wa 6. Uwiteka aravuga ati yego, waranyanze, wasubiye inyuma, nicyo cyatumye nkuramburiraho ukuboko nkakurimbura. ndarambiwe noneho guhora mbagirira imbabazi. Imana yarambwiye ngo irambiye guhora ikina n'abana b'abantu. Urasambana ati Imana mbabarira, ikakubabarira. Waroga ati Imana mbabarira, ikakubabarira.
wasebya mwene so Imana mbabarire ikakubabarira. Imana yarambwiye ngo hari abantu Imana ikuyeho imbabazi. Niko Imana yambwiye ngo ninze ntangaza makuru ngo hari abantu Imana ikuyeho imbabazi. Imana iravugana nanjye irambwira ngo umuntu wese uzi neza ko yari mu murimo w'Imana, umuntu wese uzi ko yari mu murimo w'Imana akava mu murimo w'Imana kubera wanze ngo Imana usubira hehe inyuma. Imana yarambwiye ngo hari abantu bayivuyeho bayitera umugongo. Imana yarambwiye ngo nabo ibateye umugongo kubera iki? Icyambere bazize kwanga kumvira Imana. Kabiri wari umuririmbyi uririmba, uri umucuranzi ucurangira Imana, waririmbiraga Imana, urangije uva mu ivugabutumwa, wari umuvugabutumwa, wari umushuba, ibyo byose uruta umurimo w'Imana. Imana yambwiye ngo umurimo yagushinze kije kukuryoza urahungira he. Imana irambwira ngo ninze nkubwire ngo Imana yo mu ijuru ije kuguhanira umurimo wayo. Irambwira ngo genda umwirire abahanuzi. Urabizi neza ko wari umuhanuzi ariko urangije usubira inyuma uva muri igendera iby'isi ukavuga ukita ukunda iby'isi, kandi umuririmbyi aravuga ngo mubanze mushaka ibyahishwe n'abanyabwenge, ariko wigira ushaka urusha ubwenge Imana. Imana nayo irakureka. None ko ibyago bije urahungirayo ukuboko uburakari bw'Uwiteka ko bukuziye urahungirayo. Imana irambwira ngo uze ubwenge abari mu Rwanda abari hanze usenge, kandi nimba uzi neza ko wakoreraga Imana ukabivamo usaba Imana imbabazi uce bugufi, kubera ko hari abantu Imana yicishije inzara, hari n'abandi bapfuye iraha bacyuye. Ndetse n'imbwa izi ngizi nazo zizajya zirwara zipfe. Inyoni zo mubyuke mu gitondo musanga ibisiga byahanutse bigwa. Imana yamanuye ikintu cyitwa uburakari. Yego, ubyuke mu gitondo usanga imbwa iyi kurari rusange yapfuye, ugende usanga igisiga no hasi ngo po kirapfuye. Kubera iki? Hari ibintu Imana yamaze kurambirwa mu bana b'abantu. Icyambere Imana yambwiye ngo mubanze mwihane amashyari n'amoko n'amatiku no gusebanya n'amagambo. Imana irambwira ngo abantu bagerekera ingo ku zindi, abo ngabo nabo bihane. Ikindi irambwira ngo umuntu wese ukunda kubeshya akanabikora uwo nguwo nawe yihane. Umuntu abanyeshyari ndetse n'abagambanyi nabo mwihane. Imana irashaka ko mwihana mwezwe. Imana yambwira ngo ni mwezwe ku gato no ku kanini. Ikindi irambwira ngo abantu b'abacuruzi bibisha iminzani namwe musenge, kuko ni igihe cyo kwezwa. Imana yambwira ngo mwihane. Gahunda ni ukwihana, ntago ari ukuryoshya ngo mujye hariya wambare neza. Oya, reka nkubwire, ushobora kuvuga ngo ngewe ngo narize, ngo ngewe ngo ndayoborwa n'amafaranga yanjye, ngewe ndatunze mfite umugabo mwiza. Reka nkubwire, yari igihe kizakigera umugabo wawe umubure cyangwa se umugore nawe umubure. Mwirirwa musenya ingo z'abandi, bamwe mukagenda muharabika abantu mukabasiga ibyasha. Reka mbabwire, uko usenya urugo rwa mwene so nawe niko rwawe rusenyutse. Mbese uko ugambanira mwene so nawe niko bakugambaniye. Uko utukana cyangwa se ukaharabika mwene nawe, uko ugenje mwene so nawe niko ugenjwe. Biragusaba gukora iby'Imana ishaka. Abantu beze musigaye muyoborwa n'ubwenge bwa. Yego nibyo, mugomba mushaka ubwenge bw'isi, hako mushake n'ubwenge bw'Imana. Ibi ngibi iyo tubitamburiye ngo nimwihane, ntabwo Imana ibitambukije message. Imana ibishaka kurokora ubugingo bwanyu, imishaka gukiza ubugingo bwanyu. Muririmbye yaririmbye ngo hari abapfi, ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwuka, mu mwami bagapfira mu mwami, ngo umwuka atiye baruke mawe. Ureka nkubwire, ubu ngubu ugupfa urimbutse nibyo bigushimishije? Ubu se na mupasiteri wo muri Kenya wapfiriye mu maguru y'umugore? No, haryo ubwagiye mu ijuru. Nzajya mbabwiza ukuri, kuko nubundi nakeza ku mwana w'umuntu. Rereze kujya kwa Rajabu no kwa Mwamini no kwa Basarongo kujya kwivuza warakize.
none ko wagiye ukambuka akajya Tanzania bakaguha iyo miti ngo kugira ngo ubone igikundiro, ubone umugabo, waramubonye se? Icyo gikundiro uragifite se? Hariko iyo geze kwa Yesu igikundiro urakibona, uwo mugabo uramubona, umwana ushaka uramubona, urugo ushaka urarubona. Ariko kubera ko Imana ibaha ibyo murarikiye, abakobwa b'iyi minsi ntabwo ukimenye nimba umukobwa ari umukobwa, ahubwo usanga ameze kimwe n'ubundi n'umugore. Mwarangiza ngo urugo ruramaze, reka rusenyuke. N'ubundi Imana yaguhaye ibyo urarikiye. Nzajya mbabwiza ukuri, n'ubundi ni mu nkunda, Yesu ni unkunda. Kuko iyo muma mu nkunda n'ubundi umuntu bebigara. Ariko reka mbahe ukuri, kuko ukuri ko niko kuzaba batura. Mumegomba kumenya ukuri, musome ijambo ry'Imana, ikigiye kigiye kugera ukabazwa n'icyo wumvishije. Nibi ngibi nabyo mvuga uzabibazwa. Habari gupfa barimo gupfa, kandi barimo gutaha nyine mu gihe cyabo, kandi nawe uzapfa, twese tuzapfa. Hariko urupfu mwe twebwe dusigaye turasiganirwa kujyaye. Umuririmbyi ko yaririmbye ngo abagezeho bo baragwire kandi bo bahura banezerwa umwana w'intama, abandi bari mu nzira. Mwebwe ngo nimwuze nimugire gute mwisigara, ariko ngo nimba ushaka ko tujyane ngo banza wihane, ariko ngo mwiringira agukizu ngo kandi uwo mutwaro wikore ngo umwemerera gutura uruhuke. Ariko uwo mutwaro w'ibyaha wo kujya mu bapfumu, wo kujya ngo mundebereyo, abo Sarongo se yabeshye banganiye. Yego reka tuvuge ko ari nabo yavuye, ariko ibyanze se abo byanze se banganiye. Ariko bagera kwa Yesu bakabuhuka. Abarwayi bagera kwa Yesu akabakiza banganiye. Haryo ubwo Imana nagikora. Abantu Imana ikuri kuzimu baragiyeyo bangana iki? Ejo nta mugore wari washatse umugabo w'Umusiramu akamutangamo igitambo. Ntabwo Imana yamukije, yamubohoje, yamugaruriye ubuzima akataha ari muzima. Ariko mwabaye mute ko Imana ikora kandi igakora igihe cyayo, isaha yayo yo gukora ko Imana iyo yageze ko ikora. Ahubwo reka mbabwire, kubera uba wananiwe kwihangana, isaha y'Imana itaragera ukananirwa kwihangana, ni nayo mpamvu ibyago bikuze. Ihangane kuko ni igihe gito nawe ugatabarwa. Igihe cyo gukora ko Imana ni iki nshuti yanjye? Imana yarambwiye ngo nimbwire abantu igihe cyo gukora kwayo niki, igihe cyo gucyura, Imana yarambwiye ngo iri gusarura ibyeze n'ibiteze. Urumva nshuti yanjye, Imana iri gusarura ibyeze n'ibiteze. Rero ntabwo urupfu ruri butinye ko ukize cyangwa se udakize, oya, ariko burya ruragutwara. Rero biragusaba kuba maso ugasenga Imana iyo mu ijuru. Yego. Urakoze cyane Damo. Yego. Ntekereza ko ababwirwa bumvishe, ba nyirukubwirwa babyumvishije. Abwirwa benshi akumva beneho. Aha, umuntu washaka kugira ngo umusengera Imana yakubona gute? Anyarukire ku Gakiza TV show. Agakiza? Anyarukire ku Gakiza TV show, anahasanga n'ibiganiro byanje by'iyobokamana. Agakiza TV show ni munyarukireyo, ugenda ukandeyo. Kandi ikindi na nimero zanjye murazipininga. Akande subscribe. Ariko buriya hari abantu bavuga ngo ese nakorera Imana gute? Nimba uzi neza ko ubonye ubutumwa bwiza bushayiringe mwene so. Yego. Ukagera ku mugambi w'Imana, ukagenda ukumva ikiganiro cy'umushumba, bavuga ati mushumba aramfashije, hanyuma mushayiringa icyo kiganiro. None se nubukoreye ijambo ry'Imana. Erega reka mbabwize ukuri, ijambo ry'Imana riravuga ngo nimugende mubwirize ubutumwa bwiza. None se Yesu yabwiraga nde? Si intumwa se? None ubutumwa rero bugomba kugera ku isi hose. Rero ku muntu wese wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, urabizi ushaka kucyumva kino kiganiro uri hano mu Rwanda, cyohereza umuntu uri hanze, wawe ni nawe agenda abutambutsa gutya. Hari abantu bakira gutya. Yego. Urakoze cyane. Imana igumugisha. Turagushimiye Mwami Yesu Kristo w'i Nazareti, izina ryawe rishirwe hejuru, mukunzi mwiza uradonai. Sengeye imitima y'abantu basubiye inyuma, bananiwe kwihangana, bakava mu byizerwa, bakava mu masezerano, abanga bari kubagirire impuhwe ndetse n'ibana. Reka ubaha imbaraga zo kongera gukizwa bundi bushasha, kandi utange gukizwa bundi busha mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Kandi nyemerera Mwami abakomeretse ubomore, kandi nyemerera Mwami Yesu Kristo n'abari mu nzu z'imbohe z'ibibazo, ubu
ubakure mu nzu z'ibibazo z'imbohe barimo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Herekeza iki kiganiro kandi iyi message namwe ukije nyemerera buri muntu wese uyumva agire guhindukira kandi uherekeze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nyemerera mwami ugabanye umubare w'abarimbuka kandi wongere umubare w'abajya mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nyemerera mwami Yesu ababyeyi bafite ibibazo, abagabo bafite ibibazo, abasore bafite ibibazo, abakobwa bafite ibibazo, ubarengere kandi ubakure ku musozi wo kwizengurukaho mu izina rya Yesu. Ngaho baha umugisha uhereye none kugeza iteka ryose. Amen. Imana iguha umugisha. Yego. Nawe wari udukurikiye habwa umugisha n'Imana. Kuri wowe utari wakora subscribe, kora subscribe kuri iyi channel Isezerano TV, Agakiza TV show, Mugambi w'Imana. Urahabwa umugisha n'Imana. Amen. Imana ibagirire neza, Imana ibishimire. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom. Shalom.